uzi gupfa uri umukene kandi utanabyaye. Bazi ubwo bukene bwawe nubwo wabubayemo, ariko ukarinda uva ku isi utibonye, ukifuza kwambara agatimba keza, ariko washaka umugabo ukabura urubyaro, ukabura umwana burundu kandi ufite amafaranga. Abitwa ko bafite amafaranga birirwa bayasesagura mu nkumi no mu ndaya, ariko abana bari hano hanze bishwa n'inzara ari abakene. Abakobwa bambara imyenda ugasanga umukobwa yambara ikariso umwaka wose ugashira. Wari wasurwa n'umukobwa ugasanga ikariso ye yacitse mu ndangagitsina, mu myanya y'ibanga ugasanga ikariso y'umukobwa mukundana yaracitse. Wari wakundana n'umukobwa ugasanga inkweto ze zarahengamye, zaracumbye, cyangwa se ukajya ubona ahora mu mwenda umwe. Abakire barafata amafaranga bakayanyanyagiza aho biboneye bose kandi bagakwiye gufasha. Ikimbabaza ni uko nabo iyo bapfuye bakava kuri iyi si bayasiga. Uzi gupfa utabyaye, uzi kugira amafaranga menshi kandi ukunzwe n'abantu, warangiza ugapfa utabyaye. Isi byaba bikumariye iki? Hari ibimenyetso bigera kuri 6 byose bikunda kugaragara ku bantu benshi. Tuvugira mu miryango ikenye cyane kandi ikabije, ariko twamara gutera imbere tukirengagiza. Kuba wariganye n'umuntu mugakorana toronkome, mwicara ku ntebe imwe musangira akahunga, igitangaje hashize kabiri wongera guhita umwibagirwa. Gapfa kuba gafashwe gatoya ntabwo wongera kumwibagirwa. Uzi gupfa utabyaye. Abakobwa benshi bakunda guhura n'ibibazo muri generasiyo yabo. Bivugwa ko n'amaganya bagira ari abakobwa niyo bageze mu ngo barayahorana, kubera ko imitima yabo imeze nkaho nayo idashima. Umuhungu umwe yashatse umukobwa, ashaka umukobwa ari imfubyi, ari umukene. Uwo muhungu kubera ko yari afite amafaranga, nyuma gato baza gutera imbere cyane kubera ko uyu mukobwa yahise asa nkaho atera imbere. Abo umugore w'igishongore abonye ikibuno kije aravuga ati ni njye mugore. Ako kanya yahise yibagirwa uwamugize mwiza watumye azana n'icyo kibuno, atangira kumwihenuraho. Kubera ko abagabo turi abana beza tuba tuzi aho twayakuye, umugore yatangiye gupangira umugabo gahunda y'uko bakora divorce, arebe ko yamucika ndetse batandukane bavangura umutungo. Ibaze kuba yarazanye umuntu nta n'ikintu, nta n'ikiyiko, nta n'ifurusheti, ukamugira umugore akaba umugore wawe. Mwajya gutandukana agatandukana amamiliyoni akatari amamiliyoni, kandi nta n'ikintu yaje yikoreye. Byagenze bite? Byarangiye umugore acucuye umugabo ndetse aranamwicisha, kubera ko bari baranasezeranye ndetse baravanze umutungo wose. Byarangiye umugore wirukanye da. Reka ntange urugero Rocky. Rocky mukeka yuko adafite amafaranga yakora ubukwe. Niri wakubwiye ko Rocky yabuze umugore? Rocky afasha abantu benshi cyane, afite nerebo nini cyane, ariko ikigutangaje ntabwo atekereza n'inzira yo kuba yashaka umugore. Yego kurya umwana yamurya, ariko ntukamubwire ngo abaye umugabo ari kuyoborwa n'umugore. Ni ikizira kuri we. Bivuga ko se yabuze umugore ashaka, ahubwo arareba ingano y'ibintu amaje kugira, akibaza uburyo ki umugore azaza umunsi umwe akabiyoboranamo ndetse akamwita imbwa akanamusambaniraho. Reka mbahe ishusho gato. Uyu mukobwa bamwita Nyiragahitira. Ureba ishusho cy'inama n'uburyo yitwaramo muri society,
uyu mukobwa uramutse umuhaye nk'amafaranga yakora ibingana iki? Reka nkusubiremo gato. Burya uyu mwana avuka mu miryango ikennye cyane, akagira ikintu abonaho gatoya ariyemerera niyata. Ni wa muntu utavugwa rumwe n'abantu kandi uhita wihenura ku bantu bose. Ariko ibi birashira, amazi arashyuha ntiyibagirwe iwabo wa mbeho. Umwijujuto w'ikinombori ntiwari uzi ko imvura izagwa, uruciramo kaswe rugatwara nyoko. Iyi ni imigani ikunda gukoreshwa cyane buri munsi mu buzima bwa buri munsi. Kubera iki abantu bakunda kuyikoresha? Uriryamye uri kumwe n'indaya yawe, urumva bishimishije. Wataye umugore n'abana mu nzu, ntuzi nuko biriwe, ntuzi nuko baraye, ariko ibyo urimo urumva ari byo bigushimishije. Uwo mugore urugukatira gutyo naho umunsi yagukata uzababara. Dore ko abagabo turi abanyantege nkeya mu kurakara, ni natwe tubabara cyane. Ubu aka kanya aho uryamye urukumva ko umugore yaraye wenyine n'abana birahagije. Ariko namwe bagore reka tubagarukeho, namwe nimwe mu byitera. Iyo mwariye mukabona buri kimwe cyose kiri kuboneka namwe murihenura. Ariko kubera iki? Iyo ibintu bihari mu rugo umuringo uba mwinshi kuri mwe, naho utabonye ibintu bimaje kwiyongera uvuga ati kambirinde, ahubwo wituyemo kubirimbura. Biterwa n'iki? Kuki mutanyurwa n'ibihari ngo ndetse n'ibihari mu byubakireho? Ibi iyo umugabo abonye umugore ari guhinduka mu buryo butandukanye gutya, ahita afata inzira yo kuba nawe yahindura ibintu ubundi. Ni hahandi uzasanga mu rugo umugabo ari kwitahirira za saa 9 za mu gitondo. Ni hahandi uzasanga umugore ari kurya wenyine ku meza kandi afite umugabo. Abana bakamara icyumweru batarabona papa nijoro mu rugo. Ingo nyinshi z'iyi minsi ziri ku mibare. Umugabo ahaguruka mu rugo agiye mu kazi, umugore nawe ahaguruka agiye mu burayi. Ngo umugabo ntago yangurira igisuko ndetse ngo ntago yangurira n'ikariso nziza ndetse anyambike neza. Ngo yego guhahara bishoboye, ngo ariko kuba yanyitaho ngo mu bundi buryo ngo ntabyo azi. Ngo ntandongura neza, ngo reka njye gushaka uwandongura neza. Ubu ni umurengwe. Uramutse uri mu bibazo bikomeye cyane ntabwo ibyo bintu wabitekereza. Ase mwatubabare mukisubira koko. Abagabo ko muzi ko mutura abana beza mwatubabariye. Ni wifuza kuba wakwambara agatimba uzatekereze kabiri. Niba ku gatimba uzakabyaza umusaruro. Yari biri hanze kabiri.